uribaza hari ahantu ba guverineri Jean-Jacques Purusi muri Uvira parlement provincial inteko ishinga amategeko ya Kivu y'Amajyepfo niho ikorera ubundi ibyo ngibyo ni sabotage ni menace kuri M23 yego ariko M23 iri shuwa yuko Uvira itayinanira kwifata gisirikare wibaza yego harimo ibintu byo kuganira Doha kudafata ahantu hashyashya patati patata noneho icyo ni kimwe icya kabiri kuri ruhande rw'u Burundi nko kurimo kubumbazaho bwarasiwe Kicanga burasigwa mu Mushaki burasigwa hose yego nibyo nakubwiye mu kanya ngo bafite ayo makuru kundusha perezida w'igihugu cye umugabo w'ikirenga we yanze kwemera iriya ni divergence umugabo w'ingabo yumva yakora igishoboka cyose agacyura abasirikare cyose gishoboka yaba ari operation militaire yaba ari ku diplomatie militaire ariko mu perezida ati ntabo tugira abo ntabwo tubazi buriya kumukomanda kuko umupfakazi wazaza kumubwira ngo umugore we nako wa musirikare n'abana be bazaza kuba papa twaramubonye ahantu ari kandi yavuye hajya mu gisirikare kuki mutamuzana Uganda yabaye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakora operation Shuja Kongo ivuze ngo ntidushaka imikoranire ku mipaka Uganda irabyubahiriza impamvu nkubwira ngo proximity rakonta uko M23 yakomeje kugwiza ibirindiro ku mipaka ya Uganda Uganda ikaboneza hamara igihe ni nako Burundi bushobora gutangira nabwo buhuzagurika bukibone M23 imushaki cyangwa ikicanga uko igenda imanuka bakagenda basobanukirwa buryo ushaka gusoma icyapa cyegera none icyapa cyegereye Burundi Burundi bwo gusoma inyuguti nta kibazo bwacyo so ibujumba ni ahantu wanarasa n'imbunda zikomeye yego ushatse kuvuga ngo ziturutse ibujumba airport bayitwika kuko bakurikirana menace ahituruka ese ubujumba babwifuza kwikwegera intambara erega intambara umuntu yitangiza n'umenye ukuntu irangiza izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage Kia Niro Kia Sorento Kia K5 Kia K7 Toyota Prius Toyota Camry Toyota RAV4 Toyota Corolla Altis Toyota Vios na Toyota Yaris aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Rero nabonye ko ngo Uburundi bushobora kuba bwarababajwe nuko mama 23 yasatse ibiro i Bukavu nkibaza ubundi ko mbona mama 23 ishobora kuba ikomeje gufatira tubyita imyanzuro ikakaye cyose imyanzuro ikarishye mu Burundi ahangaha nta kintu wumvamo twabyita iki kuko urabona ko muri iyi minsi kabisa Burundi na mama 23 ago biri kurebana ijisho ryiza nubwo bitigeze birebana ryiza ariko noneho hari ukuntu ureba umuntu gutya hari n'ukuntu mureba gutya ese utarimo kukureba ibyo bintu rero biratandukanye yibuze ukabona ko umuntu yakurebye urujisho bashobora kuba banatubeshya bakabatubeshya batarabasatse bashobora kuba na leta y'u Burundi iri muri transition yego yo gukereya environnement iteye gutya itari hari either ya double standard ikabana na M23 ikanabana na leta cyangwa kwipakurura leta ikanayereka yuko wenda leta iteye M23 iteye ikibazo kandi nta gihari yewe iyo nsesengura ndeba ku mpande zombi kuko ntabwo numva akamaro consul y'abarundi i Bukavu yari bamariye ari ahantu ubundi barasaniye na M23 sinanumva impamvu Burundi bwatera imbabazi M23 ngo consul yacu urumva kuki se uriya mujyi wa Uvira udafatwa kuki se leta na M23 y'u Burundi na M23 wibuke ejo bundi amakuru avugwa yuko M23 yari kwimbohe z'abarundi koko bikaba ngo ntabwo zarekuwe patati pata ntabwo tubizi General Gaspard baratuza abazwa urumva yanze gushyiraho yego cyangwa hoya
Mene aravuga ijambo. urumva hari n'abantu bo mu miryango bagiye batwandikira twarabivuze batubwira bati twebwe hari abantu bo mu miryango yacu bariyo mama 23 yarekuye none ni ukuri pe njye hari umuntu wanyibwiriye ati hari umuntu w'ifamiye watashye w'umusaza ni ukuri kose n'umusaza Ni ukuri. none se baratuza kuki atavuze ngo icyo ni igihuha akavanga ibyo ni ibintu ngo bireba ngo inzego bireba urumva adushyize muri dilemme no muri ambiguïté muri diorem so no kuvuga iki rero no kuvuga ngo M23 AFC Yego. baganiriye na Bertrand Bisimwa yigeze ajya i Bujumbura inshuro nyinshi yego Sandri wari ubizi gise nari mbizi ko byabaye Barabyumvise. kwanza bagiye bonagana ntibari bazi ko ari inshuro imwe bwa kabiri basubirayo akavuga inshuro ebyiri Yego. niho bwa kabiri niba ahantu yabitangaje muri press conference ese tuzi neza ko ari ebyiri atari eshatu nanone ubutakaza avuga ni nenge kumbi kwanza zayo n'eshanu twagiye ese Bertrand Bisimwa niwe ujya i Bujumbura gusa intumwa z'u Burundi zibujijwe kujya hariya M23 uyobora nk'abandi badiplomate hari abadiplomate b'abarundi bashobora kuba muri M23 tutazi umubare wabo yego sibyo Yego. n'izo mfungwa zataha mu byiciro uwabonye umusaza akamubona bati tuzabaha n'abandi nawe mwagize mutya hanyuma njyewe impamvu mbitwaye gutyo ntabwo numva impamvu Burundi bwakwitakisha kubera umwanzuro M23 yabufatiye kandi batari mu mukino wa gicuti yego kuki batabikoresha mu kwijijisha no mu kutujijisha hagati yacu ugasanga kumbe hari agakino barimo ariko bagira ngo Kinshasa ibone ko bahanganye kandi nyamara ubira ntifatwa kubera game barimo sibyo kandi nyamara wenda kuba batarasanira hariya za Ruvungi nayo hose ni agakino barimo njyewe ntacyo umuntu nkizera Sandrine na M23 na uriya ministre w'u Burundi ashobora kuzana biriya ziriya nduru ngo konsera yacu y'Ibukavu ngo ngirizo nsakaje ngo biro byabo ari ukwereka Kisekedi ko ahanganye bagihanganye babuze guhangana ku mbunda bageze ku magambo kandi u Burundi bwatangiye indi procedure nshyashya yo kugira gute gutandaraza hombi kuko giye kuba Abarundi baratangiye kuganira na M23 kera umuntu mwaganiriye yego buri saha yose mwaganira abantu muri sociology mu buzima bwacu busanzwe ariko sineza amakimbirane ku makupura dukurikiye bavuga ko umuntu buri Burundi reba hano yego buri Burundi ni ex wa M23 sa ex wakubaka wakwimariya utagira gute utabaye maso ex yagucapa yagusenyera cyagasenyera adversaire abegisi mudukurikiye mwihangane ntago biri ihame ariko bikubiye kenshi ko bishoboka muri make yego ntabwo wenda nshaka mukomeje gukururukana nyine sinshaka iyo mukomeje gukururukana none ikururukana rya M23 n'u Burundi baraturanye urumva baraturanye umwe urumva umuntu aregisi wawe ukakadowa muhaye agahora yambaye mu ijosi M23 iguririmbisha indirimbo yubahiriza igihugu abarundi ubwo urumva ni taye ni intuza ni setenien bafitanye ni ikintu bahuriyeho mbega urumva umuntu agufitiye nde agufitiye abasirikare bafitamo inamba y'igisirikare cyawe ntushobora gusinzira nka General Prime Niyongabo ufite abasirikare barara bataka n'imiryango yabo kababo babonye kuri televiziyo ya mama w'u Gasabo urumva bavuga kandi uzi Prime nawe azi ko hari ababyeyi n'abana burya buri mukomanda wese w'ingabo aka kantu gacengezemo nkunze kubigarukaho igisirikare kikiba mu buryo bubiri igisirikare kiba mu buryo bwa gisirikare nk'igisirikare igisirikare kikaba mu buryo buri familiar burya ushobora kuvuga uti nkatwe twahoze muri force yewe singikora ibyo ngibyo imyaka ishize n'ingahe sinziraho bigana ariko nkomeza kuba muri RDF family ubyo wakwigira byose basanze nyagirwa bagomba kumutyo nigira gute umpohoteye babikubaza urumva niko bigenda n'umuryango wanye n'uruware wese ibyo kintu nta kintu ushobora kubihanaguraho icyo kintu tuba twinjiye muri famille militaire urumva nuko tuba twinjiye mu bintu bya gisirikare FDNB ni y'Uburundi nayo ni famille mu nshingano ifite abasirikare mu nshingano ariko ifite no mu nshingano imiryango yabo ko muri Uganda ho iyo bakuzamura amapeti ipeti uryambika n'abana bawe cyangwa n'umugore wawe imbere y'abagabo b'ingabo niryamuhoze yaryambitse na Charlotte nuko basiga ashaka kumuca inyuma urumva afite rwose ruba muri iyi minsi sinzi ikintu wagira ngo nanjye kuvuga ibintu bitari byo ku mujenerali niko yagira ngo hano yahuye na bya binini byo kwa muganga ariko ibyo tubireke na morale ye irahagije so rero umugabo w'ingabo Prime Niyongabo
wowe ntabwo ubyumva Sandrine ntashobora gusinzira azi ko hari abasirikare baba mu ndaki mu kindi gihugu perezida w'igihugu cye umugabo w'ikirenga we yanze kwemera iriya ni divergence umugabo w'ingabo yumva yakora igishoboka cyose agacyura abasirikare cyose gishoboka yaba ari operation militaire yaba ari ku diplomasi militaire ariko umuperezida ati ntabo tugira abo ntabwo tubazi buriya kumukomanda kuko umupfakazi wazaza kumubwira ngo umugore we nako wa musirikare n'abana be bazaza kuba papa twaramubonye ahantu ari kandi yavuye hajya mu gisirikare kuki mutamuzana ibyo rero ubwabyo niyo yakadu uba warahaye umwegisi ishobora gutuma mukururana mukanasubira mu bindi bintu biri aho ngaho gusa cyangwa se byiza sadepa n'ubireba sadepa yarashatse se ubwo bisubiramo n'umwegisi ubwo ari byiza twabishima mugiye guhura nta rushyi nta kofe mugahura mwibutsanya ibihe bya kera cyangwa umwana mwabyaranye ku bantu bababyaye byaterwa na dosiye muganiraho byaterwa na dosiye muganiraho cyangwa se dokima wamuhishe umuhima ukavuga uti ya dokima dore ngiyi yabonetse ibyo ntacyo so rero cyangwa umwishyura umwenda wari umufitiye so nkabona ko rero nicyo mutwitira abasesenguzi twebwe nta hipoteze dusiga inyuma ntabwo ndahamarisha ngo nifunge mu mutwe ngo ntabwo Burundi bwaganira na M23 bajya kuganira bwa mbere na kabiri nari mpari si tuko bagenda baturana kandi la proximité compte toujours kuko abantu bakiri bunagana Burundi ushobora kubatera babakora nta kintu bibabwiye aho ko bagenda begera ruvungi begera bajya mu minembwe ubundi ushobora gutekereza butariko abantu bageza za shabunda nayo hose icyo kintu ntabwo wenda abenshi bashobora kucyemera hari abantu twicara no dusesengura no dukurikira ameze nk'abaheza nguni wari uzi ko hari abantu bicara gutya tuvuga kuri intambara ya Kongo bakumva kidakwiye kurangira bajya babona n'umuti ugiye kuboneka bakumva bafite irritation intambara ntabwo ari nziza biriyo bikora utazi abantu hitana urumva yewe niyo nsesenguranya nanga ikintu kizanteranya n'abantu bankurikira ngube ubona uko intambara ikuvuna yatwaye abawe ikomeje kubatwara ura udasinziriye hajya nkamwenyura havuga intambara nkuva ugeze umupira kandi urimo ubabaza aba followers bawe intambara nimbi icyayirangise cyo cyose kuri cost ishoboka yose burya kurangiza intambara no gukemura amakimbirane biruta gukomeza kwinjiramo urugero Uvira ikorewe diplomasi ntirwanirwemo ubuzima bwa benshi bwaba busevinze cyane rero abarundi babikora bakavuga batari ku bundi turwana na M23 Uvira tukagira ibyaga katunesha ko zo twifungiranye nka za mpene zifungiranye mu ntuze amaherezo zaba yahe ndayishimiye ntabwo ari injiji reka ndayishimiye ibyo ikora ntabwo ari injiji n'umuhanga so gutandaraza rero nibiganiro dukora bakuramo inama kavuga turi kuwamira nka Museveni ubu Museveni ari cyapfa na M23 ibunagana na Kitagoma kanya no ngiye kugeraho ndabakubazaho ikintu nabanye cyatunguye benshi na Kitagoma bashobora kubitekereza gutyo kandi ntacyo byabitwaye yego none se Marshali icyo kintu tukakibaza ko bashobora gucanga iyo karita nibyo pe ariko ukaba wumva ko kugeza n'uyu munsi drone zituruka Bujumbura zarashe zikomeza kuza nyine ngo kubaza sabota mama 23 uvuga ko ngo zituruka nyine muri Bujumbura harimo n'ababeshya kandi rero zarabyivugiye mu itangazo ry'ubushize n'bararisomye ririya tangazo twasomye ubushize tuvugamo Bujumbura za Karemi za Uvira za Kinshasa niba ubyibuka hari ahantu nyine babivuga ko yego ariko je ntabwo nemera ibyo M23 ivuga byose oya nkuko ntemera ibyo leta ya Kinshasa ivuga kuri M23 ubuse leta ya Kinshasa zavuga ngo M23 abaturage 339 mbyemere ubuse M23 ivuga ngo leta ya Kinshasa ngo ya deployinze ibintu Bujumbura drone ngo mbyemere giye nabyemezwa n'icyo byaba iyo zo ndege za drone ziri Bujumbura zagabye ibitero muri Kongo none koko abantu babona yuko provenance yabyo ari Bujumbura wenda zirahari ubutasi barabifite ko zifunze mu box cyangwa se zatangiye gutestingo ibintu bitari operational kuko ntari kuri ground ntago binyemeza niziza kurasi Bukavu bazabimbwire cyangwa se iyo minembwe n'ahandi ubwo nzabikurikirana mu minsi yashize ntuze ko babivuze barabivuze ariko tuvuge nka drone yarashe nyakugendera makanika bavugaga mu Gisangane umunsi n'ikisangane umunsi n'ikindo ejo ni he hose ndabyemezwa n'iki hari ane M23 yafashe ejo bundi muri Warungu ntiyafashe ikibuga cy'indege icyo kibuga drone ntiyagihagurukiraho aerodrome ibaye wenda atari bitaka aho kurasira drone ntago ariho habuze na Karemi yahaguruka airport nziza cyane Karundura kandi Karemi ujya Minembwe
wenda wanatera intambwe ugasanga hose harareshya cyangwa se hari iyo possibilité. Mu ijambo rimwe ntabwo amakuru abadiveriseri barwana batangaza agiye nyemera yose. Simbizi kandi Bujumbura buza ubwenge bazi ko batangira gukoresha izi ntambara, ibikoresho by'intambara biva ku kibuga cy'indege cyabo bishobora kubaviramo gusenyuka kw'ibyo bikorwa remezo bakoresha. M23 isigaye ifite amadrone y'intambara akomeye cyane ko nabyumvise. Nugurutsa drone Bujumbura barabihakanya ariko bavuze ngo nta bushobozi afite bw'amadrone. Ni jya bibwiye bw'amadrone ni ibivugwa nanjye mvuze. Yego we ntabwo n'ubwo urabyumvisha nibyo. Ntabwo byumvisha ziba zihenze. Niba leta igura drone nye M23 igasakuza isi ikabimenya. M23 gutusabanya drone ifite zikura he ni zingahe? Leta yo kukitarimo kubishyiramo imbaraga nyinshi cyane kandi yo leta yaziguze zo M23 bishyiramo imbaraga. Simbizi ariko ishobora kubizifite. So Ibujumba n'ahantu wanarasa n'imbunda zikomeye. Yego. Ushatse kuvuga ngo ziturutse Bujumbura airport bayitwika kuko bakurikirana menace aho ituruka. Ese Bujumbura babwifuza kwikwegera intambara. Erega intambara umuntu yitangiza n'umenye ukuntu irangiza. Ikintu bava gucumbikira ibikoresho by'intambara cy'u Burundi. Yego. Abarundi bagumye gutekereza kabiri bakavuga izi nyeshyamba nizikurikirana ibyo bikoresho naho bituruka zigasenya uyu mujyi tuzabongera kuhubaka ryari. Yego. Kireka nibigira nka Yezu. N'ibibazo by'igitoro n'ibindi bitandukanye. Kireka nibigira nka Yezu baturira mu gihugu usenya nko bakaba minsi 3. Ntabwo mbizi rero nibaza ko ababibwira ko Burundi byo bukora nta bwoba n'imibare bushyiramo n'ibintu bahuye nabwo. Uzi umuntu utekereza gutyo yaba yihamije ko ababeshyira Burundi butakubiswe na M23. Ariko M23 yarakubise ubundi nk'uko tubivuga. Ntago ari ubundi bwa butekereza kwikwega muri iyi ntambara. Hano uyu munsi barimo. Kereka numbwira ko bavuyemo ariko uyu munsi banarimo bakiri basamarisha bariyaruye byibuze. Baremo ngo bishyuze. Niko ufata ko Ndayishimiye atari muri iyi ntambara kubwo gufasha Tshisekedi. Arimo kugira ngo amwishyure na cyane ko ntigeze amufasha. N'umupagasi we kuko ibyabaye byose aramwishyura ariko karukanwa mwagiye mugaca umurongo. Ntabwo Burundi bufasha Kongo bwabahaye Kongo yabahaye kiraka gishimishije. Urumva iyo umusirikare umwe kaporari ahembwa miliyoni 6 ku kwezi na amafaranga menshi. Kongo yashiye menshi mu ngabo z'u Burundi. So Tshisekedi ni boss rero. Barayabona se. Baba ngo babarira ngo ntago babona amafaranga. Akajya mu mufuka waneva. Ntabwo nzi umufuka ajya makarishyurwa. Yego ndabyemera. Management yawe ni ikindi ntabwo neva shinje ideni Tshisekedi. Abavuga ibyo ngibyo rero n'ukuntu akoreshwa n'ikibyo ntabwo nge mbirimo. Ariko u Burundi apfa kuba gusa ayamuha u Burundi n'abapagasi ba Kongo ntago ari inshuti. Urumva? Yego. Ahubwo njya nibaze mu 23 bahaye bitandatu. Yego. Ngo ikongeraho 1000. Neva yacyanga. Bikaba ibihumbi 7. Bikaba 6 nyine kuri 5. Noneho abarundi bagakorera mu 23. Kuko barigurisha bikabije pe. Yego. Wowe ukabona ko inzira bishobora kuba biri mu nzira y'amahoro ariko bikaba bitari kuvugwa. Y'amahoro gute? Kuganira nyine ku mpande bikiri kuri M23 na leta ya Ndayishimiye. Yego. Uribaza hari ahantu Gouverneur Jean-Jacques Purusi muri Uvira. Parlement provincial inteko ishinga amategeko ya Kivu y'Amajyepfo niho ikorera. Ubundi ibyo ngibyo ni sabotage ni menace kuri M23. Yego. Ariko M23 iri shuwa yuko Uvira itayinanira kwifata gisirikare. Wibaza yego harimo ibintu byo kuganira Doha kudafata ahantu hashyashya patati patata. Noneho icyo ni kimwe. Icya kabiri kuri ruhande rw'u Burundi nko kurimo kubumbazaho. Bwarasiwe Kicanga burasigwa mu Mushaki burasigwa hose. Yego. Nibyo nakubwiye mu kanya ngo bafite ayo makuru kundusha. Kuko nibo bazi kajoriti bafite zarasiweyo. Nibo bazi aho bakandiye bahashyize defense ikomeye ikamenerwamo. Muri make uburyo abarundi batsindirwa muri Uvira muri ya ntambara nibo babuze. Kuko batsindiwe n'ahandi nibo bari babizi kundusha. Yego. Wubakiye kuri ibyo ugira resistance cyangwa usigaye ukora safe way exit way yo kugira ngo uve muri ibyo bintu. Icyo ni kimwe cya kabiri cyangwa ushaka kuntu wabigumamo uri safe nanone. Unegosiya nabo ngabo. Erega Uganda yabaye ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bakora operation Shuja. Kongo ivuze ngo ntidushaka imikoranire ku mipaka. Uganda irabyubahiriza. Impamvu nkubwira ngo proximity ra konta uko M23 yakomeje kugwiza ibirindiro ku mipaka ya Uganda. Uganda ikaboneza hamara igihe. Ni nako Burundi bushobora gutangira nabwo buhuzagurika
bukibone mu ventura imushaki cyangwa ikicanga uko igenda imanuka bakagenda basobanukirwa buryo ushaka gusoma icyapa uracyegera yego none icyapa cyegereye Burundi Burundi bwo gusoma inyuguti nta kibazo bwacyo yego none umuntu ufite Bugoma yari rinzwe kwira mu rwego mpuzamahanga akagira Bukavu arajya gukora resistance Uvira abona ibyakubiti aho yakubitiye Bukavu nakubitiye Igoma kuki amahitamo ye eventually atari bube amahitamo ya negotiation no kuvuga ngo dutangire aho twari tugize tuganira yego kuko ntago baganiraga ngo mpakarabyo none ngo hakane nta rukundo rwari rurimo yego ni imishinga n'ikimenyemenye bisimwa y'Ibujumbura byagendaga byajyanye package ikintu yumva bakwemerera Burundi buciye bugufi bagakorana none se niba Burundi no bwacyemeye none se yagendaga se nta karita ashyiraho ku meza birakunda se abarundi bakabona Tshisekedi n'urambika ku meza byinshi none proximity jemo umuntu utemeraga utumvaga akiri kuri metero 300-200 yaje kuri 0 km iwawe muntu uze muri plane ya Rusizi barahari plane ya Rusizi iri kuri Chasi Bitoke kumanura ku mupaka wa Burundi none niki cyavuga ko Burundi butaca bugufi bugatangira ku understanding mu ventura cyangwa bakavuga ati twebwe tugiye ku understanding ana Tshisekedi ntazabimenye dore ko mugira amagambo tukubere tumukame yatwishyure namwe mukomeze mu Rwanda ibyo mu Rwanda kandi ntabwo babitubwira izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars.